inyama bro. Mpamvu ubona basigaye bangereranya n'ingurube. Ngiye kureba mbona Chita yicaje Nadia ati mwasambanye. Chita we mufitanye amakimbirane. Ariko jewe mba mboneyeho opportunity yo kubagamo gake. DC Kirema DC Kirema mwo ikigoryi just in case abaye ari igihe yavugaga yo parfait ni yawe bro yitere tukureba ako ingiye isaba kutera gake I can't focus. You can focus kugira ngo bage neza. Bamba bari rero bazana ibintu biri common nawe wasoma ukambye. Hari ibintu murandika bashaka kumbwira. Hakaba hariho n'akantu kakiririkanye mbona bavuga ingurube bavuga iki abantu baguhamagara DC Kirema Wakantu kaciye go ibyo turabigarukaho ariko menya ko hari abantu bavuze ingurube ngo bazakurya n'akabanga. Oya urumva ndi mu muhanda ntago ndimo nabona uburyo ntago urimo urabona uburyo bashaka kubaga. Ndabizi ibyo bakeneye ariko bandukiranga abo bantu nabo ikibazo cyabo ni kimwe. Ntago umuntu azageza amwe ngo twiza ngo ntago nguri murabaga ngo bahereze momo yanjye banashyiraho kuri momo ubundi kugira ngo nsembure neza ngende njya muri mudu. Manyemero nyishireho andika 07 undi munani 35 23 23 32 munshirireho bambagire DC Kirema munshirireho bambagire. Mbaza ngo ngiye kugura gake ubu tuvugana. Ugiye kugura iki? Utunyama two kujya kutsa. Uragura ingurube se? Uzabaze bro. Uzabaze mwana. Uzabaze. Uzi na wa muntu wabonye se uvuga ngo wawo ndimo ni Kazungu boss. Kazungu boss bro baramwe ngo mama wangu yasoze kwa gusambana n'amatungo men. Urumva? Kibazo je mashaka kubaga bigereranyije si mashaka urabaguka rero. Oya bro ngo mama wa Kazungu boss ngo yasaze kwa gusambana n'amatungo man. Ibyo bro ntago warubizi dumba. Ntago warubizi wowe. Oya ntago warubizi. Bro jewe ntango umuntu wijishisha kandi story ntago bayitubwiranye wowe. Story ntago bayitubwiranye. Nase wagiye ubigira ibanga. Ntago nshobora kubigira ibanga raza na wanga akaza kuza gufata Jesu Kristo wa mipango ngo ukamugereranya n'ingurube kandi ubona ariyo. Uziko Kazungu ka bosi. Kazungu ka bosi yagupostinze. Agusirana n'ingurube. Ikibazo arajya gukora comparison y'iki kandi abona ndiyo. Yagushize n'ingurube mbona uri ingurube neza. Igo bro. Nawe wabibonye? Hariya ntago wasaba comparison. Uvuze ngo Kazungu ka bosi yako ngo mbibiki? Hariya ntago wasaba comparison. No kuvuga ngo mama we rero yasaze urumva kubera mama wa Kazungu ka bosi. Hariya muri Musanze yasarishijwe no gusambana n'amatungo. Niyo mpamvu uriya mwana urumva umuntu wese abonye atekereza ko urumva yakurira nyina. Izere bubyumva. Abo kantu barakumva. Abo kantu barakumva. Tuzi ko je mama we nashatse kujya kumugurira ikigage se muri Musanze ngo twiganira gake. Ariko sanga yo isi no murwayi ntago je nakora ikosa ndi kuba namuzana kumbuga nkoranyambaga gutyo kandi ari umurwayi. Urwo yahuye narwo rwose ntago ari urwino. Niyo mpamvu ariko rwose
buriya ngo ku kintu bita itungo uriya mubyeyi ngo ni mubi cyane. Abo nibo mama wa Kazungu Kabosi ni rwo rugero rwiza baba abantu ba kera bitaga ngo mtumba kuku bro. Mondabaga muri mura ongera ubaze unapata kinywaji kubwa. Je ongera umbarize ngo ndimo ndabaga. Mondabaga Ego babaze ari marabaga babaze noneho ikiza cyane uretse gato reka mbabaze muri comment munyanditse munsubirize je ari marabaga cyangwa twongere volume cyangwa muracyashaka ko yongera nibabwire ngo nongere speed nongere volume cyangwa volume niyo. Ako wakira uzi ko baze Kazungu Kabosi ngira icyoteri akozo umuswe wakina ukanakina n'abahungu b'igikondo boroho Uzisi muri comment burangira uva ngira indirimbo iri kuri album yanjye urumva yitwa ngo twabirangiza twabakiza kana syo. Muri comment barimo baravuga ngo ngo Kazungu uramusubiraho ngo baramushaka ngo wamubaze ngo wabaze. Hari ukuntu njijisha dumba none ukaze nkwereke bro reka rero nkwereke kwa code sunaipata tena bakita Gatabazi bro banaipata kwa Tabazi akasha ukunda inyama bro. Reka niyo mpamvu ubona basigaye bangereranya n'ingurube. Yo mpamvu ubona basigaye bangereranya n'ingurube kwera itoto bro. Umuntu wari we wese ugiye kurya akabenzi ahita avuga ati indimo ndarya akagesi kwiza. No kuvuga ngo ingurube niryo tungo ryiza ryabayeho ku isi kubera ko niryo tungo bakunda guhimbira amazina menshi. Urumva indyohesha birayi akabenzi agaki so urumva rero kuba wenda n'umuntu yabyuka mu gitondo akagutekerereza urumva kugira ngo ntwike neza ndetse nanubaka izina nuko njya kuba ko Jessica Kiza wampango ngo wasa n'ingurube cyangwa se iki niki umuntu icyambere na mbere cyo aba yaraje ari nk'umufana siko bimeze icyambere na mbere cyo aba yaraje nk'umufana icya kabiri cyo aba ari umwe mu bantu nyine badashobora kuzabaho neza nkuko njye mbayeho ariko ongera urebe dumba ongera urebe nk'umunyine yarariye udushyimbo. Uzi ibintu ejo Kazungu Kabosi arimo ararya ejo Kazungu Kabosi uzi ibintu arimo ararya yaje kuri live yangerega niho yabivugiye avuga guki niwe muntu wa mbere yise ingurube niwe wayise izina ngo akagesi kwiza akabenzi ubu ntabwo bakikita akabenzi ese njye nagora numva ahavuga yabivuze babipostinze kwa Nyita Cedric bihorayo. Oya njye nagora numva ahavuga kuko mbona yandika mu cyapa uri kumva mbona yandika mu cyapa ntabwo rero nzi ibyo bajya avuga yari arimo ararya kawunga wabyumvise nyine ibaze nyine nk'umuntu nk'uwo ngo kweli akawunga n'ibishyimbo harimo n'intoryi bagiye kugura na karitiboro nk'umuntu w'umukampanyari nk'uwo nguwo kweli nk'abo bana rwose njyewe sinzi ukuntu mba ntekereje kuba na wenda natambuka nkanamuhwituramo gatoya
ariko zashyirwa nyina muvuje bro no kuri kw'Imana amubyeyi ababaje bitewe n'uko numvise story the whole story yose narayumvise ndo kandi umuntu ugira umutima zamufasha muvuzi nase ujya kumuvuza umuvuzi uvuga ko rwaye iki urasa afite ama infection nyine y'ibikoko abafite ama infection y'ibikoko noneho no kuba wenda yarabyaye abana bakamutererana nabyo ni ibindi bibazo nibyo nyine ugenda usobanura nyine ibyabaye kuri mama wakazungu ka boss ukavuga ati no mubyeyi yatereranywe n'abana ibyaye abana bamwe bahinduka nk'ibinyamaswa uri kumva baramutererana ni nayo mpamvu nyine ubona iriya bita side effect y'umuntu nyine wanze umubyeyi we amera nk'uriya mwana DC Clement mwo ikigoryi sinzi yavuze ngo ingurube ngo iyigukanze ngo nta guhindukira ngo kandi ngushake ngo kurwana nayo ngo cyangwa ukora iki ngo uyisubize ngo cyangwa ngo muhite muhatana ngo urayitegereza ingurube ngo bakayikuzanira bayigusabize ngo batakiyita ingurube ngo icyo ukora ngo ushyiraho igitunguru cyinshi ugashiraho n'akabanga ukayirya boro yavugaga iyihe icyo ntazi nzi ko hari live wakoze ibintu yavugaga byasaga nka live mwigeze gukora Dumba niba umuntu ashobora kuba yantinya kumvuga nabyo bwabyo nyine ni kutwereka ko antinya kuko ngewe ndamutse ngiye kuvuga ku muntu nkuvuga mu mazina yombi iyo nyazi ndayavuga nkanakudarapo hariya ariko niba umuntu agishaka kuba yaza hariya akavuga ngo JSP nako ukajya unyita mu ndi mazina ugakoresha ndi mazina just wantinye nukuntinya nyine nukuntinya kandi mu buryo bugaragara ugakomeza gukoresha amarenga wagakombye kugenda hari ukerura ukavuga abantu bagakumva so kuko ibyo muravuga ari ukuri ngo ni DC Clement ni ikigoryi aba yari giye yavugaga ni ikigoryi ahubwo wamubwira akagenda katura akavuga ikindi kandi aramutse akomeje gato n'umugore uri kunyumva ndakumva bikomeza nkaho nakumvishe neza nyine DC Clement aramutse akomeje ko dukina uwo mukino urumva byanryohera cyane kuko ahantu yansanga ndimo ndi umugore we gake ariko ubwo atari igihe yavuze reka mbitegereze azamvuge nyine anyerure nk'uko nanjye wenda muvuze nkamwerura sibyo kuko ntabwo nabizi ko ari igihe yavugaga nawe ubimubwiye uvuga ngo ntabwo ubizi neza ariko biramutse bibaye byo biramutse bibaye byo ari igihe kuko yavugaga ubwo gahunda ni iyo ngiyo njye n'uwita nk'ubwira ati Dumba rero gahunda ni iyi ngiyi ariko nawe si urimo urabwira nawe urimo uravuga ibyo ngiba Justin Case uwo yavugaga ari wowe ndi kubivuga just in case Justin Case niba uwo yisingura ari wowe abaye ari igihe yavuga urumva ntago nyafotora umuntu urumva Dumba nsubiriramo akantu ka Justin Case Justin Case abaye ari igihe yavugaga abaye ari igihe yavugaga bro you know what I do? I know what you can do for you. Ari umuvandimwe wanjye wo muri Canada nkunda cyane bamwita urumva ari umuvandimwe wanjye wo muri Canada nkunda cyane bita Endomike urumva Endomike
Endo Mike ndamukunda cyane, numwe mu bagabo rwose b'intwari uze kuza kumunsuriza cyane aherereye hose. Yasohoye n'umuzigo no munsi. Ntiwumva uze kuza kunyohereza link. Naho ubundi Dumba abo bana baranzi neza. Baranantinya ndabizi. Urumva? Ariko kubera ko batinya kwerura ko bantinya, urumva? Bagerageza kuba bakwihagararaho mu bantu. Bakanshotora ariko badashotora cyane. Iyo bibaye ngombwa ko mvuga ngo ndashubije, urumva? Ndakubabaza boro. Ariko boro hari umuntu umereye nabi, niba hari umuntu witwa Kita icyo yakoze cyose, ni ukuvuga ngo mu mbwa za mbere zishobora kuba zaranabayeho ku isi. Kita ni inshuti yanjye. Uribuka ukimara kugenda usubiye muri Canada, inkuru yasigaye akoresha ntuza barabana wamanagingaga. Uzi ko Kita ari we muntu wakoresheje bari abakobwa ababaza ngo nimba barabasambanyaga. Banadi wari uzi ko ari Kita wagiye bakoresha ibiganiro bya mbere ababaza ngo nimba barabasambanyaga. Kandi noneho ahantu nawe utajya upaying attention, uwo Kita mugakomeza mugasekerana ndagasama. Ndabizi neza kubizi. Ndabizi neza kubizi, ndabizi. Urabizi neza ko nabimenye. Ndabizi neza ko wabimenye kandi nawe biganiro warabirebaga. So sinzi impamvu rero wavuga ngo ni inshuti yawe. Aba bantu bo muri industry geriyo mpamvu nagiye nababaho cyane. Uwo Kita uvuze ngiye kuguhereza ibintu bitatu bikwereka ko ari umugome cyane, mubi. Urumva? Kita niwe muntu wa mbere wagiye atwika umuntu bita Emmy wo kugihe. Emmy wakoraga ku Nyarwanda. Buriya Emmy kugira ngo abantu batangiye kujya banamuserereza, bamusesereza bavuga ngo ni mubi, bavuga ngo wikina ngo iki, uwo Kita ari mu bantu bagendaga batuma abantu banga Emmy. Sibyo? Ko Emmy bamutumije burundu yivira no kumbuga nkoranyambaga rwose. Ni Kita wamwirukanyeho. Ni Kita wazimwirukanyeho. Niwo watumye agenda rwose aravuga ati yewe rero Emmy ntabwo muri azi kuvuga nyine byinshi nkuko kwacu ngo aze yiburanire cyangwa se yirwanirire. Ni umuntu wenda uzi kwandika cyane, sibyo? Akagenda no anagumura bari abana bo kuri za igihe n'ibiki, ababwira ati burango Emmy ngo ni umugome, ngo inkuru zanyu ngo muzacunge neza, ngo ntabwo yatuma zisohoka, ngo biki n'ibiki, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko Kita ibintu sakora abantu bose ntibabikora. Nakora abikora na Irene yajyaga yicaza Nadia akahita amubaza ati mwakuraga iyihe position. Umva ngira ngo Kita yaravuye kwa Irene, yabonye Irene abikora. Yaburetse gato umva kumbwiza ukuri, sibyo? Irene buriya wenda uretse ko abantu bamwangisha abantu, sibyo? Irene uretse ko wenda abantu bamwangisha abantu n'ibiki, ariko Irene ntagira amatiku, ntago Irene following ubuzima bw'umuntu, sibyo? Irene ntago following ubuzima bw'umuntu, ariko abo bacita baramukurikirana no mu buzima busanzwe. Kita ushobora kugenda akagusangana no mu kira agatangira kugenda amubwira utuntu amwinjira mu matwi. Abo bacita bo niba bicyane bro, niba bicyane. Kita wenda ngewe reka mbyemere ko nanjye ndumukubaganyi n'ibiki byose urukumva ndabyemera, wenda ngewe nta kibazo nshobora no kubivuga abantu bakabongo nanjye wenda ntwika abandi sava. Ariko Kita wagiye gutwika na Sabe wamugaburiraga, Sabe bari baziranye kuri byinshi, Sabe wamukoreye ibintu byinshi cyane. Kita akagenda kemera akajya mutwika ID bro. Ubicana muri comment kivuze guki irarebye urabaza ukabaga kidukorwa ngo bagana Tayikuni. ngo nguki cyiza cyandika ngo bagana Tayikuni. Ariko ibi petero byarakwifatiye. Oya aba bahungu abo ni abahungu banjye, urumva?
bibonye kitumutizaho kubera nyine kitushobora kuba ibintu ubigira pasono cyane bibona umutinzeho cyane biravuga urimo uramutinda uwo nguwo bagana Tayikuni uriya ni umwana kwa cyambere cyo ntabwo n'abantu babiye bibwira gace ko aba bari ibikorye urikumva kuba wenda ibyo bintu banavuga ngo yankomye kuko nta gukoma kurimo hari yatekereza nawe waje mufite nk'umurwayi nka kuriya nta muntu utagira nta famille itagira umurwayi nkuriya nta muntu utaba kuriya sibyo ukajya kubona ukabona noneho nk'umuvandimwe wawe umufamiliye wawe ukajya kubona ukabona umuntu w'ikigoryi aramuzanye aje kumudarapa ngo amuyuzinge aho ngaho muryi sibyo urikumva amugize nka turu cyangwa amugize nka turu igikinisho cyo gukinisha imikino arimo arakimugurya navuga cyangwa se batanavuga ibyo bavuga bagahita gusa umubona uhita umenya ko arwaye sibyo tu warabibonye ariko nawe warabibonye yes urumva rero babura biri postinze ndavuga ni ababyeyi b'uyu muvandimwe urumva baramutse babishatse bamurega kandi uriya muhungu agahanwa bikomeye cyane agatanga n'indishyi y'akababaro siko bimeze ndetse ngira ngo urabyibuka yuko ribu igeze kuvuga ko gukoresha abantu bameze nka ba busikete bitemewe so Tayikuni we ubwe ku giti cye ntabwo yuzuye mu mutwe kandi yarazi ngo iriya niyo turufunga agiye gukoresha mu kuntwika ariko hariya yarahushije ashaka wenda ikindi kintu yakora cyangwa se yakoresha ariko hariya ho yarahushije noneho naragenda nabaza nabaza Tayikuni ujya kuzana uyu muvandimwe akamwita papa akamwita papa wawe akamwita papa wanjye kandi abona ko ari n'umwana muto kumva Tayikuni ubundi we ajya yuzura muto urazana umuntu w'imyaka nka 19 20 ukamwita papa wanjye ugiye naba mfite imyaka ingahe siko bimeze ariko ubivuze kubera ko umufatiranye n'uburwayi siko bimeze noneho ndabatse Tayikuni we agira ababyeyi kuko umuntu udafite ababyeyi niba ushobora kujya gukina umukino nk'uriya ugakinira ku murwayi ndagenda nsanga disi mama we yapfanye agahinda yapfanye agahinda gakomeye cyane urikumva mama wande wa Tayikuni yapfanye agahinda gakomeye cyane ntabwo ari ibintu navugira hano kuri murandasi kubwo wenda kuba ntatira abantu cyane kumve ko wenda nanjye niyambuye ubumuntu ariko iyo story nibagenda bakajya kwikurikirana bazabyumva nabo babaza nawe ibintu muvuga ikiniga kikanyica ukumva wenda kurira nawe je nkumva nenda kurira so abavandimwe abantu bavukana Tayikuni sibyo kubera ko bizereraga mu marozi cyane kubera ko bizereraga mu marozi cyane famiye yiwe ukumva bizereraga mu marozi cyane so bose bararwaye iki nyine bararwaye nka kuriya they slow being slow they are slow they are slow kanyarutse twumve they slow so the one go iyo are iragutinza niyo mpamvu they slow wowe ngira nk'umuntu wize urumva niho wakora mu gifaransa bavuga urumva est-ce que vous êtes à l'école oui nous y sommes sinzi niba ubyumva nyine
nyine est-ce que vous êtes à l'école aho kugira ngo wongere ugaruke oui nous sommes à l'école sinzi niba byumva ndabyumva ugahita wowe ubyihutishwa bate oui nous y sommes je wasoma kuri icyo kintu kimwe cyo buri igitutsi buri umuntu yamahunga ko wambaye ngo ikintu nkumva nta kibazo I can enjoy ariko uramutse unyambuye amashuri yanjye nize icyo gitutsi cya mbere kimbabaza umuntu kukubwira ko utize gusa amahirwe nagize nta muntu urabivuga najya ukuntu njya mbibwira Bruce Melody buriya wibeshye kugira ngo unabyemere neza uratinyutse akaza akabimbwira bro nibuka ko Bruce Melody yari inshuti yanjye mpampe uragira ngo twapfuye iki namubwiye ko atize ariko bro nzataye ukuntu uzamubwire ajye yitera parufe abantu barambwiye ngo ntabwo abumura neza je iyo parufe ni yawe bro yitere tukureba bro ako igiye isaba gutera gake uko uhahita uyimaramo uzabaza abanyakigali bazakubwira ngako muri Jesu Kristo wa mipango ahumura bazakubwira bro ubundi ngewe mpumura nk'umwami n'umukiza Yesu Kristo bro baravuga Bibiliya ivuga ko ngo Yesu Kristo yiteraga umubavu yikoreye boro reko ariko nk'ubu nyirayo yaraguye guhaye ngo uyimutwarire akubonye ku karayivu urimo urayitera umva era twiga segonderi ari ukuntu nk'umwana yaguherezaga parufe ngo uyitere agakora ikosa akabarangayeho gato wahita gutera ibintu byose biri muri mare yawe ako kantu wakibuka wahita gutera ibintu byose biri muri mare yawe boro ngeze namenye ko ufite parufe muri suitcase nkaza nkayivuna nkahita ngenda nyikuramo nkagenda nkayitera abakobwa bo mu ishuri ryanjye bose ako duba bigaragare ko wakunze abagore kuva na kera ikintu cyitwa igitsina gore nkunda ikintu cyitwa igitsina gore ariko rero hari akagukunda katari keza na gato kandi kumva ko ari keza akahe akitwa ngo Christelle kandi uramugaruye Christelle mbona ameze nk'uwanutsaga kanicare neza ako du uzi ko ari we muhungu nabonye ushwandarika bro ushwandarika ni ugukora iki ushwandarika ni ukwicara nabi hase nk'abo bazaba ahantu nk'aha bro bande abo basi urumva hari ukuntu iyo bagumye bakuvugaho ikintu hari ukuntu kitagusiga amahoro nta kita kikwegera mwe bavuga ngo kakana karakubagana uhita umenyera ko kubagana ugakomeza gukubagana so ibyo bivuze ngo ndashwandarika hari ukuntu abantu bagumye banyita umuge none se wabivuyeho oya ntabwo byari kunsigira amahoro nibura ari kimwe cyari kumfata nibura nari gushwandarika ni ukuvuga ngo
Ubuge bwa babuvumbuye batise. Oya urumva kuguma bavuga ko ndi umuge. Nahise ngira ingeso imwe mu bage yo gushwandarika. Ariko rero ibintu by'ubugeye iyo bisigirije gutyo nge mbona ubisize amavuta. Iyo uvuze ngo umuge buriya kugira ngo ugaragare neza binumvikane uvuga ngo umupedeboro. Kanyare naje ujya kunyara ha je Squeezer agiye kunyara. Yo hanagura iyo kamera. Arukuntu mba ntagaragaza itoto. Ubundi yewe iyo niyambariye agatuza nguko eba de tabaka. Umva nkubwire niba ushaka ko njyewe nkomeza kuba inshuti yawe hari abakobwa babiri nashaka ko wongera kuvugaho. Uwa mbere ni umugore witwa Isimbi Modo. Isimbi Modo ajya akora iki? Nawe ni indaya? Uwa kabiri akora iki? Uwa kabiri ni Christelle. Nyine Isimbi Modo akora iki? Isimbi Modo ni umukire harya kuri iki? nabo ngo bafite inshuti rwose ntibagasekwe. Utazi ibyo bakora Squeezer kuba utazi ibyo inshuti zawe zikora ni ikibazo gikomeye cyane Dumba. Nukuri kw'Imana Isimbi Modo akora iki? Ibaze navuze iby'inshuti zawe zikora. basimbaza Christelle. Isimbi Modo turamugaruka. Okay, Christelle akora iki? Christelle ni Slay Queen. Slay Queen arya ni bakora iki? Slay Queen bakora iki? Wakwambaye ishati. Ndaje nyambaye. Oya ariko yireke. Niko. Aba Slay Queen bakora iki? Hari story twarimo turavuga. Dumba. Nakubazaga. Ntaba Slay Queen harya bakora ibiki? Niko harya abasireyi bakora ibiki? Si ibyo byo guhura n'abagabo? Banyarwandakazi hari akabari kitwa +250 kari Montreal. Ushaka kurya ingurube, ushaka kurya ihene, ushaka kurya igitoki uragasanga Longeyi. Ni akabari karimo abanyarwanda. Urumva banyarwandakazi mugereyo mwenjoyinge. Dukomeze ikiganiro. Nakubazaga Dumba. Nakubazaga urumva? Nakubazaga nti rwose nabyumvise ufite umushuti wawe bita Christelle, sibyo? Ariko se Christelle akora iki mu busanzwe? Ni umuvixen. Ni umuvixen? Ntugasekwe kokoti. Umva, Christelle niwe vixen w'indirimbo ya Bruce Melody yitwa Katapira. Iyo ndirimbo s'ubwo niyo amafaranga yaba kimutunze kugeza ubu nakara kabuno mbona karaga?
bari mu itsinda ryitwaga Kigali Boss Babies. Ndi kukubaza uwo mushuti wawe Christelle, si Christelle simba uvuga? Amafaranga yahawe 25,000 byo muri Katapira nibyo bikimutunze kugeza maginga ya. Asereka nkubaza. Urumva? Ndakumva. Christelle mupfiki. Je Christelle haje numfa nawe. Ndetse nta nicyo nzapfa nawe. Kubaririza cyane. Kubagira gute? Kubaririza cyane. Naomi akora iki? Naomi we? Naomi n'umwana bro, aracyabi wabo. Akora iki? N'umwana aracyabi. Yego ndabyumva ko namwe muhora mwamushize. Yakora n'umwanditsi w'ibitabo kandi arimo arandika ibitabo. Naomi arimo arandika ibitabo. Arimo arandika ibitabo Samblag pe. Yanditse iki gitabo? Kirahari kigiye gusohoka very soon. Abantu banakivuze na Christelle arimo arakora filime muri Hollywood irazasohoka. Uravuga Hollywood ku muntu utararenga Burundi umubwira ngo Hollywood. Sajumba barira mwana. Dumba aba bana b'abakobwa wose ndabazi de A Z. Jumba barira rero bro. Ntugatume n'abavuga ngo banubona abavuga bugaca pira. Muranyumva? Ubesha. Oya ubazihe. Ikintu bita bro, these are my friends. Aba ni inshuti zanje. Kuba ari abashuti bawe sava, ariko ntukabazana ahantu nshobora kuba nabaga. Pe, jubyirinda kuko umunsi natangiye kujya meneka, nzajya meneka ndekura ikintu bita ubwinoboro. Uri murakanga nde? Oya nta muntu nkanga jewe. Urubumu nta muntu nkanga. Christelle no muvixeni. Isi okay. Jolly akora iki? Inde? Jolly. Mutesi Jolly? Mutesi Jolly ni umukirekazi afite company ya consultance, ni umuconsultant, urikumva? Ni n'umufashioniste, urikumva? Ni n'umufashioniste ngira ngo urabibona kandi ko yambara ni nawe mukobwa wa mbere mu Rwanda no muri Afrika muri rusange wambara imyenda ihenze. Uwo bamwita Mutesi Jolly. Noneho niba ari ukwambara imyenda ihenze, thank you so much, niho nashakaga kugaruka. Yes. Imyenda Mutesi Jolly yambara yose ni half price y'imyenda ya Isimbi Modo. Ariko abo bakobwa bawe wenda uretse kuba bagenda hariya bakajya kugaragaza ayo mabuno y'amakorano no kwambara utuntu tw'udukabutura dusatura uretse gato no kwambara utuntu tw'udukabutura dusatura uretse gato no kujya kwambara utuntu tw'udukabutura dusatura igikamera nk'umuringoti ugira ngo hari ibindi bintu bakora no mu mutwe ari zero ngambwira ibindi bintu uziba bakora. Nta nubwo bari hiya none abo bakobwa bose uvuga bo muri Kigali Boss Babies nta numwe uvuyemo, nta numwe muri bo ushobora kugenda hariya ngo yandike ibaruwa no mu Kinyarwanda bro, yandike lettre de demande d'emploi, lettre isaba akazi abyandike no mu Kinyarwanda. Lettre de demande d'emploi, lettre de demande d'emploi, ibaruwa isaba akazi. Bayita gute mu Cyongereza? Bayita gute bro, hariko bitari guruka nkanga kwita mbivuga vuba bitambivuga mu rundi rurimi nshobora kuba nabyumva ko ariko bayita lettre de demande d'emploi. Nari kuvuga nari nagiye kubitekereza mu mutwe ngo letter whatever mbona wapi ntabwo biraza vuba, so reka ngende gake. Ariko nanjye simbiza, ariko dushobora kuvuga job seeking letter. Job seeking letter. Byashoboka ariko we wanize muri system anglophone biba byumvikana ko byahita biza vuba vuba. Buri uzacunga neza Icyongereza cyane sinjya nkunda no kugikoresha cyane ngo ntabwo ari cyo nize mu ngewe primaire na maternelle na secondaire. So urumva rero ari ukuntu ngitegerezamo gake ntaza gukotora
nkavuga verbe nkayivugaho itagakwiye kuba yakoreshwa. Ariko umuranjijisha abo bakobwa bawe rero niyo nkubwira ntago bashobora kuba bakwandika niyo leta mugani wango ni leta. Ntago babishobora. Urumva abakobwa dufite maginga ya ngaya abugabo mu byuka mu gitondo kubera kwenda azokinini ngo kigaragara mu ipantaro akagera n'agasuro kagaragara neza. Abo bakobwa bose nta numwe muri bo ushobora kuba yagenda mu bantu ngo anafata ijambo avuga nyine agira nk'ibitekerezo atanga abagira ngo aze mu muvugishe mu nyine mu uzi umuntu wese utabasha kwikorana ikiganiro cy'isaha cyangwa se kwivuga n'isaha. Ubundi ngiye bura test ya mbere ku mukobwa nshobora gutereta test ya mbere ndakwicaza hariya nk'umwana woke isa nk'uwivugana. Wowe abakobwa ugomba ushobora gutereta no kubapima. Yes, ndakuvuga ngo sa nk'uwivugana nyine ivugana ariko nkaguhereza umwanya wo kugira ngo ujye gutegura. So byonyine mu gutegura kwawe sibyo ndazanye mba nabirangije kare cyane. Bavuga ngo uyu muvandimwe tujye kujya twibaniraho ari ukumufungura amaguru nkamutatura ariko ni shikarete. Igihe kizagera ncire. Muranyumva Dumba? Ndimo nakumva. Bro, uzinkarira biboro tuba dukora nk'uko gutya umuntu ukafata umwanya ukagenda ukicara ukivuga n'isaha. Isaha ukivugana. Nta muntu urimo urakuvugiramo ngo nagire ngo anashyiremo utuntu tw'udukatarizeri sinzi ukuntu twavuga utwo tuntu ngo anagushyiremo utuntu nyine tugusembura catalyst kabyindi nyine ngo gusembura ngo gushyiremo utuntu uzahita wita kuri umugabo kuko uva kuri topic ya mbere kandi bikagusaba kuvuga udasubiramo ibintu. Burangiyewe red flag ya mbere niyo mbonye umuntu w'umunyamakuru uvuga amagambo menshi ariko asubiramo ibintu iba ari red flag. Mbaza ninde uzi kubikora wa mbere muri iyi showbiz? Ninde? Yagoboro. Yagagukubita ikiganiro cy'amasaha yo. Yagagukubita ikiganiro cy'amasaha 2 cyangwa 3. Noneho buriya hari abandi bana nyabona nkabona nk'uyu muvandimwe ntago yabasha kuvuga kuko arasakuza cyane. Bamukada baskaitu reka bo ngaho irena bagomba kubasembura. Oya bagerageza kuba bashobora kuba bavuga ariko nabo barasakuza cyane. Nta nuko wakurikirana wese ngo ngenga amakuru ngo banyafite nta muntu ugira amakuru yose. Bariya baskaitu ntago bashobora kuvuga nk'uko tuvuga ukavuga bugira amasaha 2 wenyine live. Ntago bishoboka. Kubera ubundi iyo usakuje urisakuriza ugahita wibagirwa n'ibyo ugomba kuvuga. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngo breaking news uba wibagiwe byose. Urakoze. Ngo none se ngo mpita mbivuga ngo ukuntu ngo wamugire ngo wegiye hehe ngo tabibagirwa n'ahantu bwo wagombaga kuvuga. Ni ibyo gire nkubwire abo bana bose nkabareba akandi nako kakabyuka mu gitondo kakava za nuzi yongeye za Kibungo karafashwaga na compassion Kibungo kakazi Kigali babavandimwe bamwe bagahita bagafasha kugira ngo nako katazarwara nkuko bavandimwe bako barwaye gutinya kukavuga izina nkuko DC Kirema yagutiye kandi nimo nagenda nkaganaho ukavuga ako ngako nakitwa Tycoon niko nimo ndavuga uravuga Tycoon Ndahiro nako kakaza ati nabyutse mu gitondo kugira ngo menyekane n'utudrede twanjye ngiye kuza kuvuga ngo Jesu uzampango mu rusho bwiza. Tycoon ko ari bogazi. Uvuze neza cyakora wenda wo ariko uzwo we yavuze ngo ni mwiza. So urumva rero kwera ko wambwiye ko nawe hari ukuntu ngo bimeze. Oya ko ndabona ahantu uri muragana abakobwa nibo babimbwiye bavuga kuri mwiza. Oya bavuze ko bogare ni Tycoon. Asante so nkunze kongera ukagasubiramo akajambo ngo bogare. Genda urebe video yakoze we yavuze ko ngo ari mwiza. Noneho nza gukurura n'akandi gafoto
ukumva kebite yambaye ibitenge na za rouge à lèvres na rouge base ndavuga niyo kumbe nuko bimeze Tycoon mbikwereke yo bro genda rumiwe erega urubyiruko rwinshi batekereza ko kunyura muri iya nzira aribyo bishobora kuba byabagezayo. Iyihe nzira? Iyo nzira y'akabuno si nguyu se uyu se si we uyu ni Tycoon none se uhiniwe batekereza ko kunyura inzira ya kuriya nyine y'akabuno aricyo kintu gishobora kuba cyaborohera kugira ngo biteze imbere n'abantu babamenye. Iyo ni AI bro ngo ni AI zana nongere ndebe uretse gato ugiye nkwereka ngo ni AI iyo ni AI uretse gato bro uretse gato dore uyu ni inshuti yanjye Tycoon oya ntubwire ko Tycoon nawe uretse gato hano Tycoon mkulikuwa wakiufungua cha Uropa hapo Tanzania wakiufungua. Tycoon walimfungua mkuu hapo Tanzania, walikuwa wakifungua mpika mambo makubwa mazito ya Rabbi. Ibyo byose ni ibintu byagiye bibera Tanzania. Ndabirinze no kubivugaho bro. Hano umwana bita Tycoon yari umugore w'umusore bita Rajabu. Oya ntabwo ari Rajabu bavuze w'umuge. Rajabu niwe wajyaga mukubita ibintu binini cyane. Nge ndi umwe mu bantu bakwiye Tycoon Tanzania. Nawe azabibabwira mu biganiro akora. Bro, nubwo ko najyaga nanirinda no kuba nabivugaho nkabyirinda. N'amaginga yangayo bishaka nge nahamagara muzera yabo. Yaranyihamagariye tumulize mujye mumwite tumulize sana. Yaranyihamagariye wenyine arambwira ati sha ibintu mwankoreye ntago ari sawa. Namwanze byagenze bite? Ati mume wangu kaenda. Ndamubwira ni tabasamu kaua. Buriya ibyo mabwite du ugushatse kuvuga gute ngo mume wangu kaenda? Ushatse kuvuga iki? Inokuwa ngo umugabo wanjye ngo yaragiye. Nani alikuwa anatomba nani? So walikuwa wakitombana. Walikuwa wakitombana. Ni back and flip bara flippingana nyine uragenda hakuriya wenda rukumva umwe aratangira undi agakurikira. Jama. Nubona umuhungu utinyuka agahagarara mu bantu. Iboga havuga ko afite itoto akaza akavuga ngo ni mwiza. Narabibonye bitagira ubwo. Hari amagambo y'abagore siko bizibyo hari terime z'ibigore ni terime z'ibigore. Ijambo nka bogare. Bogare byo ntabyo iyo ni terime y'abagabo bro. Kubwira umugabo ataka bro urabona kano kaboko ngende bogare. Yes, ibyo nkubwira. Tekereza naho umuntu bita the trainer nawe adashobora kugenda hariya ngo ndi mwiza. Nese the trainer ni mwiza? Achi hapo nimeingia huko. Achi hapo. Hapo nimeweka kitu. Ariko je abantu bawe baradukurikirana niba batenjoyinga njera yuko yawe nanjye bari numva muhavi ikibazo cyabo kuva twashyiraho nimero ntago barimo bararunda ibikene bari ibikene icyo nanjye ntago ndonda mbaha icyo bita burudani bro burudani ntago ndonda kujya mbaha burudani nimba uko nkuko bimeze noneho nkajya kubona nkabona akagobyi kose ngashaka kuzamuka gutwika kumenyekana karaza kavuga ngo ngiye kurira Jeswe zo mipango
hari utwo mbona nkabyihorera nkagatse kakano gafurumi koko najya ukavugaho nkabyihorera nkabyirengagiza ariko ari igihe kiba ngombwa ko wenda nanjye mu gihe nicaye ntacyo ndimo ndakora banza nkagufatira umwanya bro. Abantu baguma bakwataka wowe wikorera ibintu byawe ureba. Warangiza when you feel like uri bored. Aha. Dolari poor sasa. When you get bored. No dolari poor. Buri ari kintu kimwe. Buri Imana ireba ibizaguruka ikabyima amababa. Siko bimeze. Oya wowe urandika kita magic muri comment ceceka nagushaka. Samufata wena n'urugero. Rwuwo ngo ni DC Clement. Ufate nk'urugero rwuwo ngo ni Tycoon. Ufate nk'urugero rwa Kita. Ufate nk'urugero rwuwo ngo ni Kazunka boss wo mu Ruhengeri. Sibyo? Ufate nk'abo bantu use nk'ubatiza ubuzima mbayemo. Bakandagira buri wese boro. Uri kumva uko bimeze? Ariko kubera ko Imana urumva ari nyembabazi iravuga uyu muntu ashobora no kuzahonyora n'ikivutse cyose, reka wenda musige muri buno buzima, acha muwache kwenye maisha haya, reka musige muri ubu buzima. Urumva kubera iki rero ni nayo mpamvu asilete noma hapa. Yes, ni nayo mpamvu ubona nta terambere bashobora kuba bagira. Ni abanyeshyari, icyo ni icyambere, nabibone, icyo ni icyakabiri, noneho nta n'ubwenge na muke umuntu afite bwo kuba yavuga ati reka nicare creating content. Tycoon we yaravuze ati na akurusha ubwenge. Ako se undusha ubwenge gute kandi ugenda ukajya gufata content z'abandi bantu ataraka kazaza pe. Ningo kujya kubona nkabona uzanye kuri no live nk'abantu babasaze nk'abantu uzaho ngaho ngo ba Jackie yarari hano ejo. Jackie umusazi se? Jackie w'u Rwanda. Nyiri mu windare. Igo. Jackie windare ni Dumba. Jackie windare. Ingo. Sharon Jackie. Nyine mu windare nyine. Jackie mwataye impeta muri toilette. Wongo nyine ni windare rero. Wongo. Jackie yarari hano ejo. Akira umuriro boro. Nta kintu atavuze. Yes kwiza je kasuku. Hari sinakubwiye ko Tycoon yambabaje. Hari ijambo Jackie yavuze. Ukunda kuvuga ngo ukagenda ukiherera ukarira. Yavuze ngo iki rero? Ibyo bintu nanjye nabikoze. Yavuze ngo iki? Jackie yaravuze mu magambo ye ati I am quoting. Ngo kwa kunda sakuza. Ngo nubwo ndi umwana ngo uri umugabo mukuru ngo uri urupeti. Umva mubwiza ukuri urabivuze mitena ninanura numva mu bigendo utangiye kugenda uza ndumva nubona umuntu wibutsa abantu ko ari umwana. Sibyo? Nubona umuntu mu buzima bwawe wibutsa abantu ngo ko ari umwana, bigwereka ko mentally ari slow. Sinzi mu byumva. Vuze ngo nuko ngo nubona umuntu uzakavuga ngo ngewe ngo ndi umwana ngo nubwo ndi umwana ngo nubwo siko bimeze. Ubushaka kugaragaza ko ibyo ukora utabizi uri igitambambuga, ariko abantu barakubona ko ibyo ukora ubizi. Ni nayo mpamvu uri na proud yo kujya kuvuga ngo abagabo 12 babuye icyarimwe. Siko bimeze. Ni mu byumba.
na nyuma yaho urumva ukanagaragaza ko rwose kubera ko utuzuye mu mutwe ukoresheje press conference n'abandi bantu b'ibigoryi nkawe ngo mugiye guhamba impeta sibiri mucyo ese ya press conference hari harimo bandi za kamera zimwe nabonye kamera umuntu wese uzi wagiyeyo urumva uretse ko nyine igihugu cyacu abakiyobora ari abanyembabazi urumva ariko bari abantu ibintu bari bakoze n'icyo bita ubukunguzi sinzi niba ubyumva biriya ni ubukunguzi kuba wabyuka mu gitondo uvuga ngo ugiye guhamba nge ariko urumva icyo kintu ndumva njyewe abantu baraje barambwira nawe ubwe yaranyibwiriye ngo se ngo wowe ngo ntabwo uzohereza abanyamakuru kuza gufata amavideo y'ukuntu ndimo ndahamba impeta urumva numvise terime bakoresheje uzi ukuntu nkugenza ndakumva nkahita nigira mu ishuka nkajya kuryama urumva hari ibintu umuntu avuga ugahita ubona ko uwo muntu atari wenyine nyine atari wenyine pe afite ibintu bimurimo nuko nahise nigendera jyewe ndavuga ntijya guhamba ibyo uhamba ko ntabwo ndi kumwe nawe Krista ese du wavuze ngo urashaka kuvugana na Jay nshaka kuvugana na Jay ntabwo utagaragara iki Jay ntabwo yakuvugisha utagaragara urumva rashaka nshire ko video yes ntibikunda uyonye mfise nimero yiwe yarambwiye ngo azoma akazi ngo kuri irya channel yiwe ngo ndamukorere nimba ari muri 2022 ngene rusa urabesha n'urescro ngo n'urescro urwo urabesha mfise na nimero yarwo rwaruvuze ngo ruzoma akazi nirgoma akazi Kuro Krista garagara video kuri iriya channel Krista garagara video ngiye gukuraho nutagaragara video ntago ndi bukwemere Ndaje ndakubage ngwino vayo bakurebe vayo bage oya je ndafise umugabo none se ngwino ugaragara nutagaragara baragukuraho ego nankureho umugabo nashaka ndakubwira ikintu kimwe y'urugendo mbwira ngo uzomaka afite umugabo uragenda ariko bro uziko mise nemera ko ninge muntu abantu bajya baza bagashaka kuvuga ngo aje kubaga buretse gato uzika abantu bose Krista arambabaje cyane buretse gato nyine mubwira abantu bose ikintu batajya bashobora kugira gute batajya bashobora kuvuga n'umuntu ushaka ngo namuhemukiye nagize gute uwitwa umutinganyi Jihadi yaravuze ngo namwemereye akazi ngo mwemera kumuhemba 500 ngo ariko ngabona ngo ni make ngo niyo mpamvu atankoreye uwo nguwo nawe ibyo bintu iri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga sava Krista nawe bari Krista nawe yongereye mu bandi ngo nawe ngo namwemereye kumuha akazi ngo sinakamuhereza ubwo ngo yaraje kubaga uwitwa Taikuni nawe iyo agenda mvuga avuga ko namwishyuriye tike imukura muri Tanzania ngo muzana mu Rwanda ngo kuvuga ngo ndamuhereza akazi ngo sinakamuhereza nabuze umuntu ushobora kuza hano akavuga ngo wenda ngo hari ibintu namuriye hari ibintu bose barashaka kubaha akazi bose barashaka kubaha akazi ko sinakabakuga hato ari ukuntu kera abantu bose bajyaga kwiga ngo bazakora muri leta none leta nigitanga akazi ni kwa Jesse Kwiza aswera bigaga journalism bose baza ngo baraje kwa Jesse Kwiza ngo bakazi kuri Jesse Kwiza bagiye kwasabe suko si nuko bimeze Krista bikagende kari nari nanakemeraga none nsanze ari akagori ibyo mubwira ati dumba wowe nakatarakuzakazana oya ikindi akaje nuko kavuze kaze kuza live ngo gafite umugabo reka nka broka ganyine uko somwa
Zanundi ntugaruke no mu bintu byacu. Dumba Zanundi tubuza abagore batwanze hano twebwe kubera iyo mihanda. Dumba Zanundi kamanze nka bloke kagende inkungu z'indundi. Zananundi ubu nakaburutse nakarangije aho ngaho urakoze. Tumaze amasaha 2 turimo turashimisha abantu, turataramye dusukana, abagore baratwanze, dutereta abakobwa baranga, aganya ndakabwiye kagaragare isiko kakiriho. Dumba narakubwiye ngo twakomeje kwigira abana beza turakabye. Ko kakiriho ndashaka inshuro nk'ijana. Ndashaka bloke inshuro nk'ijana. Twigize abana beza turakabya. Sibyo? Endo umuhungu mwiza nabuze umukobwa. Bose baravuga ko sindi seri. Uraje uje kumbagira je ngo mugaragara kuri kamera. Erega bose baninya kubiga. Bose baninya kubi ntibapfa kubitinyuka. Abanzi neza ubundi banyita The Punisher. Ariko je uziko menye mu ndatema ibiti nkumve nkahita numva amajwi yawe y'ibintu uba wavuze ngo wiba ngo wibo nanjye muri hariye nicara nkareba nk'akavideo kanje bagakoze mbabwana nyine uri aha ngaha bujyanye butegereje content nyine urumva nara nk'akavideo bankoreye nkavuganisha agwa mugaye naye ndavuga mitashira hasi mashini nkabaza nkarambarara mwaseka ari igiti cyari kinguye mu mutwe. Ariko Dumba Chita yaraguhemukiye cyane. Bana no kwenda uri umunyembarazi. Ariko Chita yaraguhemukiye bro. Ibyo bintu uvuze byuko Chita yafashe Nadia amushyira kuri kamera akazajya mubaza amaturu najyaga mu narabibonye. Yego. Ariko icyo gihe Chita yajyaga yihisha inyuma ya Sabe. Kandi Sabe ni inshuti yanjye cyane. Yego. Mbifata nkaho ndabizi washakaga kunshyira kuri Kabyindi. Oya ariko birakwiye Dumba, birakwiye. Bura nagira ngo duce umuco wo kudahana. Wifata gute iyo wabonaga umwana wirereraga nka Nadia bamubaza ese Dumba yagusambanya gato? Uziko binyuta mwumva nariro. No, Chita no hari ukuntu yamubazaga nakaragasura akamubaza ngo ariko se ngo Nadia ngo Dumba iyo mwinjiraga mu cyumba wabaga wacyogeje. Urumva Chita ibyo bintu uri muravuga narabibonye ndabibona mureba nkavuga Chita ko twagendaga gukina basket every Sunday. Chita ko twahuraga hamwe uriya ngenda Chita na musaza wa Belinda nyakuramuzi. Yego. Every Saturday twagendaga tugakina basket. Haya hejuru ku Ruyenzi. Chita aza kuntora every Saturday every morning. Ngiye kureba mbona Chita yicaje Nadia arimo aramubwira style nta nubwo namubajije ati mwarasambanye. Ibyo byose akakubaza ariko kubera Sabari inshuti yanjye mpapfe nkazajya mvuga ngo arimo arashaka kuntwikira. Ukaberereka. Ntabwo naberekaga buriya najyaga mvuga ngo buriya Chita
arimo arantwikira n'inshuti yanjye ubwo se hari umwanzi wantera aturutse kwa Chita gusa nza kugira amakuru menya ko Chita yahemukiye Sabi uwo ni we aho ngaho rero aho iyo niyo personalite ya Chita sasa ariko umva se ndangize ariko njyewe nka Dumba nta cyanteranya na Chita kubera njyewe Dumba sindi umwana mubi kandi nemera umuntu wankoreye neza ndi mu bukene bwinshi nabuze amafaranga y'imodoka Chita ntizi imodoka ye yego ntabwo namubaga ni ukuvuga ngo ku bibi byose yagukoreye ariko urongera ukazirikana wenda niyo neza niyo modoka yakutije Chita ntange nubwo ufite ibibazo na Chita nta kibazo ufite ariko ikantu yakoze nari ntaka nakumvise ndi mukuru yewe kandi ni umunyarwanda ubundi Dumba nuko nkora nabyumvise yewe humura mba nabyumvise njyewe ukora ikintu nkakibona yego ariko ushobora kuba warankoreye akantu keza ugapfusha nkapfusha okay nakumvise wivunika uzi ibintu Chita ibi mvuze Chita we mufitanye amakimbirane ariko njyewe mba mboneyeho opportunity yo kubagamo gake yo kumubwira ko nabibonye yego ubundi nuko njyewe nkora nakumvise ariko ntabwo uzazinduka mu gitondo hano usange nicaye ndimo ndavuga nkawe uzi ko urangiye gukora ibiganiro 15 byose wihaye Chita kandi bikinjiza amafaranga ariko ubwo ngubwo amafaranga yakunanije kwa Ntuza ntabwo aragaruka ngo umureke wande ariya kubibanza ngo wagiye rega nicyo umuhora ndabizi kwa Marishali umukire Marishali wenyine yaranyandikiye ejo bundi arambwira ati Yesu izo mipangu urumva uretse no kuba wenda wanakora akazi ko kwamamaza ibibanza urabizi neza yuko uri umuvugizi wa Nkombo FC ngewe Yesu izo mipangu ndi umuvugizi wa equipe bita Nkombo FC ni equipe igiye kuza mu cyiciro cya mbere so ati ibyo umuntu yaza kambwira mu matwi ndetse n'ibyo wenda ashobora kuba yavugira ahandi bakaza kubimbwira fa kuba narakubonyemo ubunyangamugayo twendireshe kazi ariko ukarya wenyine oya umva nkubwire Dumba nari narababaye cyane bikomeye cyane kuba wenda nk'umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akajya kubwira umukire gutya buriya mu makosa nakubwiye ngo umuntu yankorera akambabaza kunyangisha umukire uri kumva kuba wavuga ko ntafite wenda degree runaka kandi nyifite kubukura amashuri yanjye noneho kugira ngo nabyemere ndi umwe mu basore bake cyane ku isi bicara bafite ikaramu ngira mu nzu yawe ushobora kubonamo ikaramu mu nzu yawe ushobora kubonamo ikaramu wowe ushobora kubona ikaramu mu nzu yawe ntabwo nawe uri karamu Yesu kwiza ntabwo ushobora kuba warize amashuri aruta yanjye ndi umwe mu basore bake bafite ikaramu mu nzu bro ndi umwe mu basore reba wowe ujya kwishakisha ako ni akantu gato toto umwe mu basore bake bafite ikaramu kandi ya piki itari beyifa wabibonye so ibyo ni bimwe bintu navuga ati rwose bisaba ko umuntu anagenda gake kuri yewe
do urimo urayihiga bivuze ngo nta bintu ujya wandika ni ako ni akantu toto ntabwo afite ikaramu ushobora kuba uyifite ako ntacyo uyikoresha nibyo nakubwiraga uwo cita yaramemukiye bikomeye cyane buriya njyewe nta n'ubundi nkomeza n'ibintu uzarebe nk'umupeti bita Ishkevin sibyo yarandisinzeho gatoya mushyira ku murongo arigendera sinongeye no kumuvugaho kandi ndamwemera bro ariko gusa kubera ko yarandisinzeho gatoya nagombaga nanjye kureplying as a person sibyo njyewe umuntu undisinzeho gato ndaza nkabireba nkavuga ni okay this is a real game, let's play a game urumva ko ntabwo ndifura ntabwo ndiki ariko iyo nkubonyemo ibintu byo kujajwa ku ruhande nkabona urimo uragenda una crossinga border ushaka kunyataka atake nini cyane wonda kubabaza nkagata ikundi kajya gutangira nabonaga bishoboka ko ari nyina ari nka game gushaka kunzamukira no kugira gute ariko naje gusanga biri too personal. Oh yeah. Nyimara kwa ko byabaye too personal ndavuga ni no. Aho kasukuzi kuvuga icyongereza cyiza. Nice man no ndavuga ni let me whoop your ass. Let me whoop your ass. Yeah, I can whoop his ass. Let me whoop your ass right now. Nibyo namba ndimo ndakora nafasha akantu kabato gatoya agafuwe bakita agafuwe bandimo ndakubita kakabona ntabwo urandinjiramo neza buriya ntabwo urinjiramo neza ntabwo ndinjiramo neza ndacyari mu bakabiri uko unafanya jaribu ndacyari mu bakabiri uwo mupeti ntazi naragira nta n'umuntu uranagira navuga ngo yamukunda aratangira kuvuga ngo jeshwiza ngo ndamu uranyurira gute bro ntabwo wanyuririraho gutyo naho ubundi utwo twa DC Clement n'ibiki byose zabanze yivuze indwara arwaye si ngombwa ko nyivugira ahangaha ariko kandi ikindi azantinyuka azamvuge anyerure amvuge mwumva DC Clement yaragutinye azanyerure mvuge namvuga it's gonna be good ngo wabura umuntu w'umugabo ngo utinye umugabo mugenzi wawe siko bimeze na aho kugira ngo ajya abaho antinya yagakwiye kujya asa akavuga kanyerura akavuga ati yes mo ndavuga kasuku mo ndavuga runaka niko bimeze ahise ntekerezamo nkahita mvuga ati jewaje bamushize kandi noneho abafana banjye abakunzi banjye ndabona n'ubundi bakomeza kumunsaba muri comment urebe muri comment ndabona bose bakomeza kumunsaba bakatubwira ati tubabarire uzamufatira umwanya kugira ngo ubyemere mbabwire se abahungu hari uduhungu mfite tuba twiryamiye ku kamatira ka sempre bro banaryamye bareba hejuru barimo barankurikirana 5 kwa 5 n'inzu idafite intuzi idafite plafo imvura barayumva abahungu banyi imvura bo barayumva bro niyo babasha kumbwira niba imvura iri hanze ari nyinshi cyangwa ari nkeya abo babita abahungu banyi muri comment mo baravuga bati tubabarire uzabidukorere reba comment checking comment barimo barambwira ati tubabarire mwigisha kandi iyo bakunza agenda bibakorera narabibonye iyo bakunsabye rwose ni ukuvuga ngo mpita ngushyira tayari mu ba gatanu ubu kiturangiye kumukuraho amafaranga angahe inde kita bo biragenda biza aho yaguhombeje kwa Marishari warayagabije cyane reba ukuntu bati mwigisha tubabarire
bwa buhungu bwanjye bwijyamira kuri simple mukunda kubi buriya na za Amerika na Europe hari ubuhungu twanjye mpagira twigirira Madrid urumva utajya gukora overtime hari ubuhungu bwanjye ngira budakora overtime bwikorera regular hours iyo ugasabye overtime ukakubwira amagambo ya kasuku buriya ntabwo bujya gukunda overtime buriya buhungu bwanjye mbukunda kubi iyo muye nabwo nagiye nko muri Amerika tuba turi kumwe nabwo tuba twigendera ahantu hose gake ngo babwita ubusuku buriya mukunda kubi